neza ahubwo se ko twe twatinze no kubyuka icyumba hashyushye cyane hashyushye ariko urabona ko hano muri saro akayaga kari gutaha nguka nta kibazo rwose meze neza shameze neza nishimye cyane kundusha se ninjye wishimiye kukurusha sure umugore wishima mbere y'umugabo niba ntabwo ajyayo rwose ntabwo ujyayo reka ahubwo nshaka n'igisitike kugira ngo byibuze turabona tukazajya kuruhukira nk'igisenyi Gisenyi Rubavu tutagiye Gisenyi tukajya hano hafi Kinyinya se cya Kimironko hano hafi muri zone reka ahubwo iyo ngo twajya ku Kibuye yego ku Kibuye niho heza ahangaha muri izi karitsiye zaho ntabwo bishoboka ubwo amabuye ku Kibuye ari nzi yaduhirimaho reka tuzajya ku Kibuye oya tujye muri izi karitsiye rero tuzajya za Ruyenzi ku Kibuye kubera ku Kibuye amabuye yaguhirimaho oya ukumirwa tuzajya ku Kibuye cyangwa tujye Rubavu oya Rubavu naho wapi Rubavu mbona hameze ukuntu ntabwo ari heza kubera atari heza ntabwo haberanye n'abantu bameze ufite iki kibazo rero nta kibazo mfiteyo ariko ngiye nshaka kujyana ahantu heza wenda nka Dubai wenda nka cyangwa se Zanzibar wow reka niyo mpamvu ngukunda ubundi ni wowe wanjye rwose merci wazigiye pe abandi bose ubu narakubitaga ngakubita myanyu none ninjira mano ngasangamo cyangwa ababonana ntawe watubona ndi intore bizagenda gute hazashye nasubwo watwitse ugasanga intebe nicayemo irahiye kandi nzahatwika akantu keza nakuguriye ugasanga karahiye akantu urakabona sinzi guhitamo niwe wanjye kabisa reka jya umubira gacya utazatuma nguhaga umaga ntabwo wamaga uraryoshye rero reka nkubwire mfite umushuti wanjye bita Fideli bamwita Fideli urumva Fideli ni inshuti yanjye turagendana aho ariho hose tuba turi kumwe mu kazi ndashaka kugira ngo byibuze mubwira ati se Fideli waje ukadusura nkakwereka umugore wanjye ibintu nk'ibyo urabyumva ufite igihozo we ndabyumva neza nta kibazo ni wanjye igihozo urabyemeye neza yego niwe igihozo ntabwo se tumutekere iki Fideli ntabwo ajya akunda kurya ibi byatekewe mu rugo ajya mu maresitora gusa Fideli wawe mujyana mu tubari ubwo ndimo ndabafata ahantu hose oya mu tubari resitora gusa mu tubari rero haba burushete hakaba akabenzi kandi urabizi burushete sinyirya njya burushete waneke niba utabiriye rero n'abandi barabirya ntabwo bivuze ngo iyo ujyanye n'umuntu ngo Fideli ajya ikintu ndi kurya akanywa ikintu ndi kunywa urumva rero ubwo sinzi telefone yanjye hajya nayisize hera ngo muhamagare ushobora kuri mu cyumba se ako kandi telefone yanjye muhamagare hanyuma anitebuka ndabona uri gutinda ndaje sheri ndi kureba telefone shira agafone kari ka nene abantu nagashyize kari ku meza oya sinzana akarambitse ara mu nuzara muri karakabati kafu igitanda se Fideli ni muntu Fideli ni inshuti yanjye nta kibazo biracamo Yes bwana Fideli uraho neza mu mwanya amakuru ura nawe rero uba watuje nta kumpamagara arese ko umunsi ari weekend nta kuntu twaza kwinyabya ahantu ura ahubwo ndi kumwe na sheri wanjye sinzi niba waza ukamusuza nkanamukwereka wawe ni nakubwiraga sasa ngo nyaruka arikoresha igihe gitoya
ndabona imvura ishaka kugwa. Sawa sawa merci. Yego shiri. Rero nasa mwakire neza nk'umuntu wo mu muryango. Ubwo tikanze wenda wasanga ageze ari hafi kuko ntago bari kure cyane. Ahubwo se tumubwire ko dushaka gukora iki kugira ngo atugire n'inama. Ese tuzahora uzajya uhora unsura ugende. Oya. Nyine tubigenze bite? Tuze kumubwira iki ku buryo ari buze kubyumva nawe akadufasha. Ugomba kumubwira kazaduherekeza iwanyu akajya kunyerekana nkakwerekana iwacu ubundi nyuma tugakora ubukwe. Ibyo gukora ubukwe rero njye oya. What? None nzabana nawe nta bukwe dukoranye nawe tubane gutyo gipagani. Ibyo gukora ubukwe ntabwo bishoboka. Izaho ntago njya nzikubitwa. Ahubwo wereka mubwire kamu igitekerezo cyiza. Igitekerezo cyiza amafaranga twakoresha ubukwe usikari menshi ariko ziko twagira tukashingamo akabari cyangwa kantine. Ntago nabyemera. Okay. Niba utazamura ubukwe byarorera. Ubukwe ndabwemeye. Ariko ubwo ibi imyaka 10 imyaka 20 nyanyuma 30 tuzabukora n'imyaka 30 amafaranga yabonetse. Nayi sinzabana nawe nta bukwe umureye. Icyambe cyo nuko tuzabukora. N'imyaka ya 30 akirashiriye. Yo. Ego niwe nari ngeneye. Imyaka 30 turaje tuyigite dushaka amafaranga. Ubundi tuzakora ubukwe. Fideli we karibu rwose. Star. Afite n'amarinete meza. Urumva wabaye se? N'abantu nababazwa n'iki se? Ntabwo se nizo rinete zimeze nk'izi mpumyi koko. Yego nabasuhuje ariko. Natwe twabikirije. Yego. Naho bundi. Yego mufite wa. Barampamagaye. Kanitabe. Ndebe uko bimeze. Naho bundi ntari bireka uyu mbe muretse tubanze tuganire. Niba mu businessman nta birenze. Ariko menya utaturutse kure. Ariko menya wateze umunyonzi. You be mumu. How many times would they? Oya nakamoto. Nakamoto. Kawambwira ngo nta mafaranga yo gutega moto ufite. Nta mafaranga utega moto ufite ngo uragera utinze. Oya niyeranjije. None se Fideli we. Ngebora. Nari ngutumye rero. Dore shehe wanje. Ndamuzi uyu nguyu ni Diane. Si wamumbwiye se? Fakandi. Ntabwo ari we se? Ni mutesi. Sheila. Agari Sheila. Bamwita igihozo. Igihozo rata. Igihozo mumbwiye nawe ndamuzi. Cyangwa simuzi se giho amakuru hayo. Ibi ni we igihozo cyane nakubwiye. Gira va mu nzira. Ngo Sheila, Mutesi n'abandi. Hako uzajya wishinga amagambo y'abamotari wowe. Kandi ari inshuti yawe byose mutabiziranyeho. Uyu ni umumotari. Ni ukuvuga ngo hari igihe abona ntwaye umugenzi. Reka. Umugenzi abantu abagenzi wowe utwara. No. Ahubwo se Sheila wameze gute wowe? Sheila wanjye araho rwose. Ameze neza. Meze neza. Kwakiriza iki se ko mbona urambiranye muri runo rugo rwanjye? Amazi ndanywa amazi. Oya hano nta mazi ufite. Sinzi njye kukurebera akanye. Amazi akanye. Waje kurebera icyuma ara ku muhanda ra. Njye kukurebera icyuma. Ariko ndaje mwe muganiro gakeya. Banguke. Kiho. Tako. Amakuru. Ni meza. Kihozo we. Tanabonye uri mwiza turasa pe. Sure. Cyane rwose. Mubeshye se. Merci. Ntabwo se wampobera igihugu kuri mbabari. Mobere. Nabyanze se. Kandi uzatuma nkwanga. Unyanga. Yesu wari ngewe n'uri ukunda nde. Njye nkunda cyaka. Iki? Nkunda cyaka. Basi nsoma. Ngo
musome ushingiye ku ki ntabwo bishoboka ubaye uti kwiki urabona tutangana se nari mwiza agiye bishoboka no urabona amaze utese urabona mbaye ikize ntacyo ubaye ariko urabona umugabo wanjye bivuze ngo muzajya no mu murenge se ntawe yakujyana pe ushingiye ku ki ntawe yakujyana kujyanye yatese yewe gashira hajya yambwiye shira ese shira n'uwe ni igihozo yahoze ambwira nshaka kumenya shira yahoze ambwira gihozo nabyibagiwe yahoze ambwira ni gihozo wahogoje nshaka kumenya shira uwo ari we kandi ngombe nzamubona cyane se ese ubwo gihozo wowe hariya ni gihozo cyane Diane gihozo abagore bose bashaka kubamenya ku buryo muburamo nabo oya rya kwita ihogoza akaba kwita Diane ni gihozo ndirimba amazina si mama yanjye se yende twigihozo gihozo ni ryiza ari ryavuga ihogoza uri ihogoza urumva ko abahogoje ako kokora mwiza pe kandi byo baratudasa naje ahubwo nsanze kuri boutique yakinze sheri arihangana nsanze kuri boutique yakinze pe ese cyane ahubwo wowe nawe shaka kumenya gahunda mufite gahunda dufite ahubwo ntabwo wandangira ahantu buretse gato shaka kumenya amazina y'abantu numva bari kumamagara nazi bwoko bwa ariko ari kuvuga amazina y'abakiriya baza kumpahira baguhahira se buriya cya karameli ikibazo kari mwiza koko ntange wampaye kubizi njya gutiza koko njya gutiza kuri sheri wanjye koko cyugisha ukuri njyewe ubigenda gute ariko akanakumira wowe ntiza kuri sheri wawe none niba waragize ubwenge bwo kuntiza njye nta bwenge mfite bwo kugutiza sha nta bwenge mfite bwo kugutiza sha munyimenyere dore wandushije ubwenge ahubwo se banze nkubwire sheri buretse gatoya ntacyo unyereye kumbwira na kimwe sheri reka ubu gahunda nayo mfitanye nayo zose none se banzihagaritse sheri buretse banze nitekerezo nawe witekerezeho mwumva reka mubwire ikintu ndari muhamagariye byibuze ndaza kwigusaba imbabazi n'ibicyo rumamaga nibi mwajya munyereke se namva se nagira nambwire byibuze wadangiye ahantu nasohoka na sheri wanjye hakonje urere hano ngo ushaka nta musheri wamusohokana hakonje mva ashaka cyane rwose uraho hari n'ahandi ni muri mu rugo yesu nazareti nyagwambirwa nyakugenda utabona kagenda inzira itarangira nyagupfo ngo murimo rugi yaba data we yeba akini wantumbiwe ntabwo byumvikana sheri wanjye ngo murimo rugi nundi rikazarusenya nari nabivuze kuri kazarusenya sheri ibi nibicya dukorewe njye nta gahunda mfitanye nawe ubu birarangiye none se ubu birarangiye usigaye mungereranya muri morgue napfuye se bitagenze bite ugome witekerezeho hagati yanjye nabyo gahunda mfitanye nazo bizahagazemo gake ariko ntabwo ari njye mvuze muri morgue sheri ni inshuti yawe uretse inshuti ikimvu inshuti nyohereza muri morgue ibyo ni inshuti mbwira abo ugendana nabo mubwire ubundi njye ngendana na gihozo kandi nshaka gihozo njye ntabwo ari ukomeze ntabwo ari ukubandeze noneho rero urumva nkubwire urumva ko ntabwo mushobokanye wikundire jyewe